Igitondo cyiza kuri mwese mukururikirana ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka kuri MM Now isaha ya none official. Yes, bonjour. Nje mu kiganiro ka YANONE morning SEKA. Hari tugenda adukuramo ibintu bisa nkaho rwose birimo akantu k'urwenya gake, ariko harimo n'ikintu cyitwa isomo gake. Niyo mpamvu rero obaje kugenda babwira byinshi cyane gake. Bamaze kubyumva neza cyane kuri microphone MM. Ni matariki 7 z'ukwezi kwa 8 mwaka n'ibihumbi 2025. Kaya none rero cyangwa se morning SEKA uyu munsi tugiye kubicangamo gake. Nta brage tuba dufite, izere ko mufunzemo boku. Kaya none ubu rero nuko nzamutsemo gake. Nuko indobo rero y'imboga igirya iburirwa irengero. Ngaho da imboga se zije gute? Kaya none Mama Cyusa rero agira cya rwose yikorera indobo y'imboga rwose ubona ko afunzemo, yarimo rwose amashu, dodo n'ibitunguru bya Nyirangarama. Kazuza mama mwese mucuruza 5 kuri 5. Nuko abasize abana mu rugo rero nababwira ati uyu munsi ngiye gucuruza rwose kandi ibintu biragenda neza rwose, ndaza kubamonokonera ifu ivanze imeze neza 5 kuri 5. Nuko ageze ku isoko rero ahita rwose atangira ushyira imboga akwisete rwose nk'ibisanzwe. Arabizi uko babigenza ku isoko gake. Asuhuza abagenzi bati mwaramutse mbega mwebwe mwaramutse. Agenda basetsamo gake ati ndaje mbakosore rero amakosa rwose nkurikije rwose uko mbibona yo kubakosora nkoresheje dodo. Yeah. Ariko hagati aho hari abandi bamama baba batazanye no gucuruza rwose, batajya bazana ibicuruzwa ahubwo baza ku isoko nk'abaguzi rwose gake, ariko bafite umugambi utari mwiza. Nuko bakaza bacecetse bucece, buri wese afite indobo ye ariko hejuru yashyizeho rwose nk'imboga nk'ebyiri, kubitisho hejuru, kubita dodo nk'ebyiri, imifungo nk'itatu, ukabona ko afunzemo mu kazi ari na seriye papa. Ariko batazanywe n'umugambi mwiza cyane, nuko bagatangira urugendo rwose rwabo rw'ubujura bucece. Nuko bagacunga rero umuntu warangaye rwose ufite indobo y'imboga ye utari gucunga neza, bagakuramo uruboga cyangwa se bagakuramo nk'umufungo umwe n'imwe, bagakuramo nk'ishimwe, batonda ku byabo byose bagenda bashyira ku ndobo zabo gahoro gahoro. Kaya none iminota 5 yonyine bihagije byenda guseta, ariko tugakuramo n'inama 5 kuri 5. Nuko uwo munsi rero Mama Cyusa agenda rwose gato kunywa amazi hirya gatoya, agarutse inyuma agaruka rwose yumva ariko ibintu bitameze neza muri we. Uriya ngo ari ukuntu mama ngo ibintu bibaye ngo babyumva gake, narabwiye ngo ibintu byo mu bitwara gake. Reka cyagera rero aravuga cyane ati aha mbega isoko ryarimo abantu batagura ariko bakajyana iby'abandi, indobo yanjye ya papa uswagira guciweho n'umuyaga wo kuri TikTok. Abandi bamama barahurura baraseka bati se Mama Cyusa bigenze bite, ariko nagira ngo mbamenyeshe ko hari abantu baza bataje gucuruza, ahubwo ari abo kurya ibyo abandi bakoreye. Undati kanjye ejo bundi imboga zanjye zaburiwe irengero, nahise nita indobo yanjye ikiraro cy'ababi. Abantu baraho bose barasetse, ariko nanone babyitaho. Nuko Mama Cyusa rero ntiyigeze atukana cyangwa se ngo ababare birenze, ahubwo yahise afata isomo. Yaravuze ati umuntu wiba imboga aba yibye icyizere cy'umubyeyi, ariko Imana ntiburaho nishyurira. Isomo: kwiba ibyo abandi bakoze birababaza. Wowe wiba ibyo abandi cyangwa se ugatwara ibyo abandi bagezeho,
ntuba wibye ibyo bintu gusa, ahubwo uba wibye ibyuya by'uwo muntu, icyizere n'inzozi z'umubyeyi wari wizeye gukorera urugo rwe rugatera imbere. Inama kuba mama bacuruza, jya ucunga ibicuruzwa byawe, imboga ndetse n'ibindi bitandukanye, ntukazisige zonyine. Kubashakisha kwiba namwe inama irahari. Ibyawe ntabwo biza mu kwiba iby'abandi, tangira gahoro uzagera kure utaravumwe. Inama ku bayobozi bashinzwe rwose amasoko agiye atandukanye, mushyireho uburyo bwo kurinda no gukumira abajura basibira abandi amayira. Nuko nanjye rero ejo bundi rwose hafi aha ngaha rwose utanagira ngo ni kure, cyangwa se ko wakundi ngugire ngo ni gake, njye mba ngenda ibintu gake, ntabwo mujya mubona ntambutse mujya mumenya ngo ntambutsemo gake kaya none. Nuko ndimo ntambuka rero nifite telefone yari ifite kayiteri gake, ugayitera muranya umvara cyangwa subiremo gakeya. Nuko nari nifite indi rero ngenda ni kumva rwose kaya none nasetse rwose gakeya. Basubiza abantu mujya mugenda mwatwara, ariko mujye mumenya ko ari undi muntu uri concentré. Kayiteri ngafitemo hirya, mfite nini ndi kugenda nkurikirana kaya none y'uwo munsi, rero ko isoka buri munsi mwabantu mwe. Nuko ndatambuka rero ahantu mu isoko rwose, nuko mugenda twawe rero umugabo wari wambaye neza, ubona rwose ko yanshunze neza, baba bafite ukuntu bakoze connection na chaîne, comora amakayiteri gake gahoro, abagahereje mugenzi we, mugenzi agenda nk'umuyaga wo kuri TikTok. Ega hirya yagere hari umumama yabicunze neza ati ntukanshike rero wiba wowe mujene nk'uyu nguyu kurya gake. Abaramufatiye reka nshimira abantu mutajya mutuma abandi barengana bareba nubwo wenda ufite intege nkeya. Abaramukaciye isoko ribarirahuye barahuruye. Nuko nanjye mba nubuye mutwe naha. Nk'abajura. Cyane kaya none. Urumva ntari mfunzemo. Bafunze ngo boku ntatucike di. Nuko mama ati namwibone yarayimucapuje yihereza mugenzi we, nuko tutaza hanyuza atari ko dore n'uyu ngoya. Umupapa wanaga yari yambaye neza rwose, ubona yakeye. Nanjye ni rwose iminsi y'imijuru ushobora kuba ari 40, ariko iyi nyungu yanjye kabitarenze iminota 5. Reka da. Nuko bati rero ukajya imbere tukagushyira ubuyobozi rwose bakagira uko babigenzura byumva. Ntange rwose ntitwagiye ahubwo aracyahagaza. Nuko umupapa yari imbere arebye, wenda ashobora kuba ari strategy y'iryo soko rifite, wenda hari ukuntu bahanamo. Yaravuze ati ndahita manuka transit. Nuko ati rero ati nimureke rwose mbabwiza ukuri, ariko kugira ngo bigere kure mureke muhamagare umugore wanjye abishyura amafaranga ya telefone yanyu. Ngaho da imbere arazi ko ndavuga make, ni iminsi y'imijana ni 40, ariko inyungu yanjye uyu munsi na 2. Numva nuko aba atanze nomero, barahamagaye bati ukavugana n'uyu mumama rero nawe ukabutanga agaciro ka telefone. Naha reka nze ntekereze kabiri, ntajya yitera yasonze ryari. Amezi 3 yarashize nyiguze, ariko yitera mwamaze ko nicyo navuze naho. Nuko ndavuga reka yewe mama ntiyagusuhuzanya ibintu, si ibyo gusuhuzanya ibintu byakuno. Telefone yanjye nayiguze 100 n'ibyo. Ati none ohereza 80. Nuko nomero ndayitanze, mu kanya gato ka message have received 80. Nkuramo gake, nabwo ngo nujye mubitwara gake. Nkuye ngo 20 ngiranya 60. Tisha ibi ngibi rwose byo biciyemo neza. Ntimwakoze rero, kandi rwose ndabashimiye, ariko nagira ngo mbamenyeshe ko rwose iminsi y'imijura ni 40, ariko inyungu ntago igirenze 5. Ndavuga nese nkomereze no mu yandi masoko na abaye.